dukeneye bari abanywa urumogi, dukeneye bari abanywa ibiyobyabwenge, dukeneye za ndaya zahariye hirya no hino. Izo nizo dukeneye kugira ngo nazo zihane zimenye Yesu Kristo nk'umukiza. Urya muntu ntabwo abakijijwe, niyo mpamvu yongera akagenda. Ubundi umuntu uri bukizwe bapfa ijambo rye kurangira yahagurutse. No. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, uko Imana yashimye ko tuganira. Ahari ndatekereza ko mumaze kumenya amazina, uretse guhora umuntu yavuga kugira ngo abantu bibuke. Inkuru nziza Donatien, umushumba paruwasi ya Gahogo. Hanyuma uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Reka dusome ibyanditswe byera. Turatangira dusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 18 umurongo wa 3 n'uwa 4. Hanyuma tujye no mu cya mbere cy'Abami, ibice 17 umurongo 1 wa mbere. Turasoma no mu gitabo cya kabiri n'ubundi cy'Abami, ibice 4. Turahera hejuru gatoya umurongo wa mbere, tujye kwa 3, dusimbuke dufate wa 5 n'uwa 6, ndetse na ngombwa dufate n'uwa 7. Dusoreze mu byakozwe n'intumwa, ibice 9:36 kugera kuri 42. Turagerageza gusoma twihuta. Kaduhere rero aho twavuze muri iki gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 18 umurongo aho wa 3 n'uwa 4. Ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umunyarugo we. Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane, ndetse ubwo Yezabeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, Obadiya yajyanye bamwe muri bijana abahisha 50 mu buvumo bubiri, akajya bagaburira imitsima n'amazi yo kunywa. Imana ishimwe. Reka tujye muri ibice 17. Bukeye Eliya w'Itishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime na kimwe cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Tujye mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 4. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. 5. Nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, aramubwira ati, nawe ati, genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigaye agutungane n'abana bawe. Dusoreze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 9 umurongo wa 36. Kandi i Yopa hari umugore w'umwigishwa witwa Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze
kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru, kandi kuko i Luda hari bugufi bw'iyopa, abigishwa bumvise ko Petero yari bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati, ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoye yo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi, amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami. Imana ishimwe. Aya ni amagambo dusomye. Ikintu turimo kuganira ni ugushaka ikintu kizatuma Imana ikuzirikana waba uriho cyangwa utakiriho. Nicyo kintu tugiye kuganira. Shaka ikintu kizatuma Imana ikuzirikana waba uriho cyangwa se utakiriho, kandi icyo kintu n'abantu babe bakikuziho. Imana ishimwe cyane. Twafashe urugero dukuye muri Bibiliya, ingero zigeze z'abantu batatu. Dufata urugero rwa Eliya, dufata urugero rwa Obadiya, dufata n'urugero rwa Tabita. Abo bantu bari bafite ibintu bibaranga bose. Obadiya yari afite ibintu bigeze kuri 4 by'ingenzi byamurangaga nk'uko twabisomye. Icya mbere, Obadiya yubahaga Uwiteka cyane, niko batubwiye. Icya kabiri, Obadiya yari afite imirimo y'indashyikirwa. Icya gatatu, yashoboraga cyangwa se yahaze ubuzima bwe, yashobora guhara ubuzima bwe kubw'abandi. Icya kane, yari afite ubuhamya bwiza imbere y'Imana n'imbere y'abamuyobora n'abo yarayoboye. Eliya nawe yari afite ibintu bimuranga byari bimuriho bikomeye. Icya mbere, Eliya yari umuntu ugira ishyaka ryinshi. Icya kabiri, yari umuntu wiyumvamo ubutwari. Icya gatatu, yari afite imikoranire yihuse n'Imana. Eliya yaratekerezaga ibyo atekereje, Imana igahita ibishyira mu bikorwa. Afite communication direct. Ikindi, Eliya yari umwizerwa ku Mana. Tabita nawe ikintu cyamurangaga bavuze gikomeye, yagiraga imirimo myiza myinshi kandi akagira ubuntu bwinshi. Ibyo ni ibintu byabarangaga mu buzima bwa muntu. Igihe cyose agira ibintu bibiri bamwibukiraho, nta bindi bintu, ni bibiri gusa. Icya mbere, umuntu wese iyo atibukirwa ku byiza yibukirwa ku bibi. Nibyo bintu abantu bibukira ku muntu, yaba ariho cyangwa se atakiriho, kandi ni ibintu udashobora guhunga. Twese dufite uko twavutse. Uko twavutse niko kugenga agakiza kacu, cya mbere. Icya kabiri kigenga agakiza kacu nuko twakiriye Yesu Kristo nk'umukiza. Ni bibiri kandi byose bigira uruhare. Umuntu akizwa ari neza ryari? Umuntu akizwa neza iyo agakiza gahamanya n'imiterere ye. Iyo imiterere yawe ihamanya nuko agakiza gashaka ukumera, iyo atari ibyo ngibyo uhora ugorana n'abantu mu mbuto zawe wera. Kandi kenshi abantu bahora bagira ibintu bakwibukiraho bitari byiza.
icyo nicyo kintu cya mbere kugira ngo umuntu akizwe neza, nuko agakiza imiterere y'iwanyu mu muryango uko wavutse, icyo nakwita kamere muntu yawe ihamanya nuko agakiza gashaka. Hari abagira amahirwe bakavuka neza, bakavuka bafite imiterere itagorana, abo rero no kwera imbuto biroroshye. Ariko hari n'abagira imiterere igoranye, baba basaba guhora mu ntambara zikomeye. Icyo turacyumva. Kandi niba hari ikintu gikomeye ni ukurwana n'uwuriwe. Usanga mu buzima umuntu wese wavutse mu muryango w'iwabo agira ukuntu agira ibisanira by'iwabo mu bisekuru by'iwabo agatera nkabo, ndetse yaje adakomoka utameze nkabo, hari igihe bavuga bati uyu muntu we ntasanzwe ntameze nk'abiwabo, ariko burya bakurikiranye bazasanga iyo mico afite ahantu ayikura ku basekuruza be. Bibare hereditaire, ni ikintu bigendana umuntu avuka, nicyo bita kamere tuvukane. Kandi icyo nicyo kituranga, kidusigira ibyo bazatwibukiraho, kidusigira n'ibyo Imana itwibukiraho kenshi. Bisaba ko rero duhangana n'icyo kintu kiturimo uko twaremwe, tukarwana nabyo, agakiza twaye kakarwana nabyo, kugira ngo dushobore kugira imbuto zizatuma abantu batwibuka neza. Kandi bari ikintu gikomeye ni ukurwana n'uwuriwe. Kugira ngo icyo kintu gishoboke, inshuro nyinshi ni ukuba warabanje kwiyiga. Icya kabiri gituma nyine aricyo ngiye kubabwira gituma umuntu akizwa neza, ni ukwicara ukigenzura, ugakora personal assessment. Donc ukigenzura, ukora analyse personnelle yawe, uwawe ubwawe ukigenzura, ukiyiga. Wamara kwisobanukirwa ukamenya ngo ahangaha mpagira intege nke, none ugatangira kwashyira imbaraga kugira ngo ushobore gukizwa neza. Kandi icyo kirakomeye, kwisobanukirwa ukigenzura, ukareba muri wowe ni muntu ki, ni hehe ngira intege nkeya. Kandi icyo abantu benshi ntibagikora, nibwo ugira agakiza gafatika. Noneho wamara kubona aho ugira intege nke, ukashyira imbaraga mu bijyanye no gukizwa. Aho ngaho ukahasengera, ukahata amasengesho menshi, kugira ngo ushobore kuhanesha. Nibwo rero uzagira urwibutso ruzatuma Imana ukora imirimo ituma Imana ikuzirikana n'abantu bakakuzirikana, kandi bikazakurikirana n'umuryango wawe na nyuma yaho. Twafashe abantu rero batatu. Reka hari umugabo witwa Eliya, reka mujyane na Obadiya kugira igihe kitaza kuducika. Mbere yuko mvuga aba bagabo, ndavuga umwami bakoranye nawe, kuko yari afite urwibutso rutari rwiza rubi. Umwami witwa Ahabu. Iyo uhereye muri iki gitabo cy'abami cya mbere ugahera ku bice 16, nibwo bakubwira, ujya gusoza imirongo yaho nibwo bakubwira Ahabu ni muntu ki. Uhereye ku murongo wa 29 mu bice 6, kandi ndagira ngo mu Bibiliya nahababwiye mubumbe ni ushaka aze kuhasoma kugira ngo mukurikire. Niwe mwami wabayeho mubi mu bami bose ba Isiraheli, arabarenga. Ngo iki cyo yibukirwaho, yakoze ibyangwa n'Uwiteka, arangije ngo by'akarusho ashaka umugore witwa Yezabeli, bashenye ibicaniro by'Uwiteka bubakira ibya Bayali na Asheri, ibigirwamana, kugera igihe bagira abatambyi babyo Bayali 450 na Asheri 400, bose 450. Imana irarakara. Irakaye, ariko umugabo witwa Eliya agira uburakari n'ishyaka ryinshi cyane. Ubundi Eliya ni umuhanuzi w'umuriro. Dufite ba Eliya muri iki gihe isi yashira. Iyo afataga yabaga ahagaze mu ishyaka ryinshi yuzuye ifuhe, yarahitaga ahamagara umuriro ukaza ugatwika.
yuzura ifuhe, agira ishyaka. twavuze ko ibyamurangaga harimo ishyaka, ubutware no kuba yarakoranaga n'Imana mu buryo bwihuse. rya shyaka riramwuzura, aho twasomye ngo uhereye ako kanya ahita ahamagara Ahabu umwami, amubwira ijambo rikomeye. kirazira ubundi gutunyuka umwami. ubundi umwami muzi uwo ari we. umwami afite ubutware bwo kuvuga ngo nibakwice kandi ugapfa kandi ntibimubere icyaha. Dawidi yishe abangana iki? hari icyo tumubaraho ntituzi ko ari umwami w'intungane, ariko yarabishe benshi kuko ni ubutware bifitiye ububasha. ariko Eliya amaze kugira ishyaka ryinshi, ahita avuga mu ijambo rimwe, ahita amubwira ngo wowe n'inzu ya so ibyo mwakoreye Uwiteka ubu nonaha ndirahiye. ako kanya ahita yiyumvamo ubutware budasanzwe, arategeka, ndirahiye uhereye ubu nonaha, nawe ubu nonaha nta kime nta mvura bizaboneka ngo kugeza igihe njyewe nzabitegekera. nimusoma, ntabwo Eliya yabanje kujya mu masengesho yo kwiyiriza ubusa. ntabwo Eliya yigeze agira ikindi kintu anyuramo. yiyumvishijemo ubutware kubw'ishyaka ry'uko babangamiye Uwiteka, arategeka. nta mvura izaba, habe n'ikime, kugeza igihe njyewe ubwanjye Eliya nzabitegekera. ibyo ni ibintu byabaye n'igihe byabereye kirazwi, hagati y'imyaka 876 kugera muri 854 uko babaraga bamanuka mbere y'uko Yesu Kristo avuka. arategeka bibaho. amaze kubivuga ako kanya, nababwiye kwera icyamurangaga yakoranaga n'Imana, yarangije kubivuga, Imana yarangije gushyira mu bikorwa ibyo yari yaramaze kuvuga. haleluya. ako kanya ikime kirahagarara, imvura irahagarara, imyaka 3 n'amezi 6 nta mvura nta kime. naribajije ngo Mana yanjye, ubu imvura ihagaze none muri uku kwezi kwa 4 mu Rwanda, byagenda gute? ubu nsanga abashinzwe iteganyabikorwa, planification, iteganyamigambi y'igihugu, inzego zose z'igihugu zaterana kugira ngo zishake uko abanyarwanda bazabaho. aka konyine muri iki gihe cy'imvura ihagaze ntitubone imvura, kuko imyaka yose yakongoka, ariko yahagaze imyaka 3 n'amezi 6. sinzi niba mubishyira mu bwenge ngo mubikure mu byumve. nimwumve izuba ry'imyaka 3 n'amezi 6. ariko aravuga ngo ndirahiye. mu by'ukuri Eliya nawe byamugizeho ingaruka. nusoma hepfo, Imana yahise ijya kumuhisha, kandi nawe yatangiye guhura n'ibibazo. ariko iyo yabaga ari mu ishyaka ry'Imana ntabwo yatekerezaga ku ngaruka, yaravugaga agategeka bikabaho. muri icyo gihe rero ndashaka kuza kuri Obadiya. muri icyo gihe ingaruka ya mbere yahuye nayo nuko ibwami bamwanze, rubanda baramwanga, baramuhiga, bashaka kumwica, baramubura. umwami ahita ategeka ngo uhereye none mwice abahanuzi bose. na Eliya wenda ari bupfemo, mushaka abahanuzi bose mubice. izo ni ingaruka zivuye ku itegeko ryande rya Eliya. mu ishyaka ryinshi, ariko Imana yaramwumviye kubw'ibyaha byari byaragwiriye mu gihugu. Eliya, simvuga ubuzima bwe bwose. muri icyo gihe ndashaka kuza ku mugabo witwa Obadiya. nibwo Obadiya yafashe ikintu gikomeye. we yabaga ibwami, ari umunyarugo w'ibwami, azi amabanga y'ibwami. Imana ijye dufasha tugire abantu mu bakomeye bo hejuru, tugiye abantu bacu babayo, kugira ngo nabo bagire icyo batumarira kandi bagire umurimo w'Imana bakora. ntitugakunde ko abantu bacu bahama hasi gusa, ahubwo icyampa bakagera hashoboka hose, kuko bajya bafata ibyemezo bikwiriye uko umurimo w'Imana ukwiriye gukora. Obadiya yabaga aho ngaho, yabaga ibwami, ari umunyarugo, azi
umva arasimbuka mu bushobozi afite ngafata abahanuzi 100 50 mu buvumo bumwe indi 50 mu wundi buvumo ngakabagaburira uko bukeye nuko bwije. Mbega umugabo arabagaburira. Muri icyo gihe niho twasomye ngo Obadiya yari umuntu wubaha Uwiteka, ngo kandi mu gihe Yezabeli yicaga abahanuzi yahishe mu 100. Eliya mu gihe avuga ngo Mana ngo barangenza batwara ubugingo bwanjye ngo bishe abahanuzi bose ngo ninjye usigaye njyenyine, Imana yamubwira ngo hari 7,000 bitapfukamiye Bayali, muri ibyo 7,000 harimo 100 Obadiya yari yarahishe. Haleluya. Harimo 100 ryose Obadiya yagaburiraga umunsi ku munsi, nijoro nimugoroba, bakarya bakabaho, kandi bari abahanuzi. Obadiya nawe yari umwe mu bahanuzi. Niko twayibusomye ngo umugabo wanjye, rya jambo twasomye umugore abwira Elisa ngo umugabo wanjye nguzi ko yubahaga Uwiteka, kandi ngo umugore wo mu bahanuzi nawe yari umuhanuzi ariko akabiyongira batabizi, arabatunga. Igihe kiragera namwe nimumve kugaburira abantu 100 iminsi imyaka 3 n'amezi 6 ntabwo byari bimworoheye. Ubutunzi bwe bwose burashira, bumaze gushira arikopesha, birarangira arangije agwatiriza abana be b'abahungu, ababirera bagwatiriza ati noneho nimfa ntarangije kwishyura aba bana bazakomeze bishyure. Mbega umuntu wari ufite umutima ukomeye. Ariko igitangaje cy'Imana isarura igihe ishakiye. Ntabwo yategereje ngo Obadiya yarangize umwenda, ahubwo yarapfuye afata urangije ngo abishyuza baraza, baza kureba wa mugore bati ngaho twishyure, duha abana rero baze bakora imirimo y'uburetwa nyine baze badukorere. Umugore mu gahinda kenshi ngo arirukanka asanga umuhanuzi wari wasimbuye Eliya witwaga Elisa, haramubwira ati umugaragu wawe akiriho. Haleluya. Ngo mujye ikintu uzakora kizatuma Imana ikuzirikana kigakurikirana n'urubyaro rwawe naho waba wararangije urugendo. Umugaragu wawe akiriho, wibuke yubahaga Uwiteka kandi yakoraga imirimo, dore uko byagenze, none abishyuza baje kuntwarira abana yasize. Uriya mugore yari afite agahinda, kandi agahinda ke gafite ishingiro. Kumva umuntu yarakoreye Imana yarangiza yamara kugenda abana be bagateseka. Uriya mugore yari afite ishingiro. Ntimuvuge ngo nta kwizera yari afite ishingiro. Kandi ukwizera kwari muri Obadiya, ntabwo kwari mu mugore we. Agakiza n'ak'umuntu, ntabwo agakiza ari ak'umuryango. Nuko Elisa ngaramureba aramubaza ngo bese ubundi ufite iki? Ati ntacyo mfira. Kandi kuko ntacyo yari afite uretse abo bana 2 gusa, cyo kora ngo afite utuvuta dukeya. Elisa aramubwira tuzi ibindi, tira ibintu byose ushaka. Ariko ikindi kintu neze kuri uriya mugore yari yarabanye n'abantu neza. Bene data, niba nta n'ikindi ufite, gira umutima mwiza urahagije, ugira urukundo mu bantu, bane n'abantu bose amahoro. Icyo kintu kirakomeye cyane. Uriya mugore kigaragara nta butunzi yari afite, bwari bwarashize. Umugabo yari umukire ariko biragenda birarangira, nta kintu yari afite mu by'ukuri, ariko yari afite umutima mwiza kuko yaragiye atira abantu baramutiza. Yaba arabanye nabi n'abantu ntago bari kumutiza. Kubw'ineza ya Obadiya, kubw'umwitwaro y'umugore we, byatumye Imana izirikana ibikorwa bya Obadiya, n'abaturage nabo baramuzirikana, baramutiza. Ibindi se niki? Si ikindi, uburyo ibyo abantu muzakorana. Gira umutima mwiza, ugira urukundo mu bantu, wirinda inzika, guhora. Ibintu nk'ibyo nta kintu bizakugezaho, uzarinda upfa niba ubifite ugenda ubijyana. Ariko nuramuka wigenzuye ugasanga aho ngaho ufite intege nke, shaka urukundo, ushaka imbaraga z'umwuka wera zigushoboza aho udashoboye. Arangije ngo arasuka amavuta arayabona ahagije, icyabere kumwishyuza. Buryo umuntu yamugurije, iyo umuntu yakugurije inshuro ya mbere azana ikinyabupfura, bya bintu byanjye wanyishyura, ndumva ndabikeneye, mama mukivugana neza. Umunsi wa kabiri wampa bya bintu byanjye rwose ndabikeneye muvandi. Umunsi wa gatatu noneho ariko ntushobora kunyishyura,
ku munsi wa kane iyo mwongeye guhura gutegera mu nzira akakubwira ngo ndakujyana mu mategeko, waranyambuye wa mwambuzi we. Uriya we yaratinze mu mwenda wari umaze igihe kirekire. Ariko nimureba amaze kugurisha, abishyuza baje gutwara babana, kuko bamubwiye bati tuzagaruka tuje kubajyana. Arababwira basanga ubwishyu arabufite. Iyo ufite umwenda ugenda wubitse umutwe, ariko iyo wabonye ubwishyu ugenda wemye. Haleluya, Mana ni nziza. Iyo wabonye ubwishyu ugenda wemye, iyo uri mu mwenda ugenda wubitse umutwe, kandi ntawakurenganya, ndetse urihisha, utangira guca inzira z'ibizigu. Ariko iyo wabonye ubwishyu urema. Icyanyere kuri ya mugore amaze kwishyura uriya mwenda, ngo yaramubwiye ngo genda azagutungane n'iki? N'abana bawe. Imana ishimwe cyane. Eliya tumugarukeho, akimara kuhanura, akimara gutegeka, akimara gukora imirimo, igihe cyarageze amaze guhunga agiye kwihisha ibyamubayeho byose. Ndagira ngo nsimbuke ngere ahantu hamwe, ngo nuko aravuga ngo ndashaka kubonana na Ahabu. Abibwira Obadiya. Amaze kubonana nawe aramubwira tumviye rero ibintu ni bibiri. Ngo bakihura aramubwira ati ni wowe Eliya n'ibyago wateje Isiraheli? Ati reka, ni wowe n'inzu ya so. Ubwo bwari ubutware. Ni wowe n'inzu ya so mwateje ibyago Isiraheli. None icyo ngusabye, genda umpamagarira abahanuzi bose b'ibigirwamana byanyu, nanjye ndamanuka duhurire ku kageza hafi. Naturangiza turatanga igitambo. Igitambo kiri bwemerwe imbere y'Imana. Imana yumanura umuriro, iyo niyo Mana bazayikorera. Eliya yavuganaga n'Imana. Imiterere ye, ishyaka yagiraga, yakoraga ibintu yakoze byatumye Imana imwibuka, imukorera ikintu gikomeye ndibuze kubabwira. Bibiri bikomeye. Bakimara kuhagera arababwira ati ngaho nimukore namwe nimutame nimugaragaza Imana yanyu, nanjye ngaragaza iyanjye. Bari 850. Bibiri atubwira ngo barasenze barakotsora. Ijambo gukotsora ni ukuvuga bayikoze hasi no hejuru. Ariko Imana yabo yari Imana itumva, yari Imana itavuga, yari Imana idatekereza, yari Imana itareba. Ntabwo yari Imana, cyari ikigirwamana, byari bigirwamana. Ntacyo bamariye. Iravuga ati nanjye mu ntunganyirize, icyo ni inkuru muzi. Bamuzanira nawe igitambo, ariko agiye akora ibintu bigaragara nk'ibidashobora kugira ngo abereke imbaraga z'Imana. Igicanira kinyanya agikikiza amazi azirana n'umuriro. Arangije ngo arasenga, ntabwo yavuze amagambo menshi. Yabwiye Uwiteka ngo bamenye kuri Imana, nanjye ndi umuhanuzi. Umuriro umanuka mu ijuru, ufata igitambo, ufata amazi n'amabuye n'ibyondo byose, urasakuma. Bati Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Uwiteka niwe Mana. Ako kanya ntiyazuyaza, atemagura babahanuzi bose arabarangiza, ngo bagere babikubite Yezabeli. Yezabeli ati ejo iki gihe aho wiciye abahanuzi b'Abayali n'Abashera, nawe ubugingo bwawe burahwana n'ubwabo. Eliya arahunga abo muntu nyine, arahunga. Ariko Imana imukora igitangaza, imuha ibiryo abigendana iminsi 40. Ifunguro rimwe, repas spécial. Iyi Imana wayikoreye ikintu cyiza, igukorera ibirenzeho, iyo ni repas no jamais vu, itarongera kubaho. Nta kindi kintu, nta yindi repas irabaho. Ifunguro rimwe umuntu akaribana iminsi 40. Ibyo bigiye bibaho, abacuruzi bacuruza ibiryo bahomba. Bishobotse abacuruzi ibiryo bahomba, ariko Imana yabikorera kugira ngo nabo abacuruzi ibiryo nabo bajye baruraho kuri umugati. Imana imutwara adapfuye. Ntiyumva uburibwe bw'urupfu, ntabwo yigeze yumva uburibwe bw'urupfu. Urupfu ruraryana, rurababaza, rutera agahinda.
iyo abantu bapfushije amarira araza abantu bose bararira, kandi n'ubona uwapfushije arira ntukamubwire ngo niyihangane, uramubwira ngo niyihangane uko bitarakugeraho, jya umurekarire kuko ni agahinda abuze uwe. Umuntu muzima ararira iyo abonye ikimuriza, yabona ikimunezeza akishima. Iyo bibaye ngombwa kumubabaza arababara. Umuntu ubabaza ntababare ntabwo ari muzima. Umuntu ushimisha ntiyishime si muzima, afite ikibazo. Ariko Eliya, Imana yamubwira ngo Eliya rero, kubera ko wabanye nanjye ukagendana nanjye ugakorana nanjye, genda wimuke umwami uzasimbura Ahabu. Yehu, ugenda wimike uzasimbura umutambyi wo muri icyo gihe cyawe. Abo bose baragomye, nurangiza wimike na Elisa gusimbure ku buhanuzi. Imana ishimwe cyane. Iramubwira ngo genda ukora umurimo wo kwimika. Amaze kwimika iramubwira ngo ino nkujyane, igare ry'umuriro riraza. Eliya ngo yicara mu igare ry'umuriro, yumva umunyenga aragenda. Yesu ashimwe. Yumva umunyenga aragenda, ngo yakari kugitangaje ngo yagiye Elisa amureba, yagiye amureba, aranyura amubwira ati girira neza unsigire imigabane 2 ku mwuka ukurimo. Aramubwira ngo nubona ngenda ibyo usabye urabihabwa. Ariko Elisa nawe ni umwigishwa mwiza, ngo arareba aritegereza, ngo agiye kubona ngo umwitero wa Eliya uramanuka. Amaze kubona yakoze ibitangaza 14, Eliya yakoze 7, ariko 14 bya Elisa ntago bingana na 7 bya Eliya, kuko Eliya niwe uruhagarariye abahanuzi bose. Icya kabiri Imana yamukoreye cyo kumwibuka, Eliya n'umwe mu bantu bagaragaranye na Yesu ku musozi. Niwe wakoze romizero purize, niwe wakoze ihererekanya bubasha ry'ubuhanuzi na Yesu. Uwujuje bitatu byose ni Yesu wenyine. Yesu niwe mwami, akaba umutambyi kandi akaba umuhanuzi wenyine. Abandi bose bagiraga kimwe, Imana iramubwira iramushumbusha. Yagiye adapfuye, arangije mbere yuko intumbi z'abera zigaragara Yesu amaze gupfa, we yagaragaranye na Yesu mbere. Ntabwo ari muri abo ngabo, yagaraganye na Yesu mbere, bahagararanye ndetse na Mose na Eliya na Yesu ngo barahagararana. Petero ngo bakubita amaso arabareba ati Yesu we, mbabara nkubakira inzu 3, inganda 3, Mose, Eliya nawe, kubera ko nibo bonyine. Mose yaraje gukora ihererekanya bubasha ry'ubwami n'iry'ubutambyi, Eliya nawe aje gukora ihererekanya bubasha ry'ubuhanuzi. Baramubwira ati ngakira ibyawe, ibyo watubikije birageze. Ngo ibyo ni ibintu bibiri Eliya yakorewe kubwo kubana neza no kugira ishyaka ryinshi n'ubutware yiyumvagamo. Imana ishimwe cyane. Icyo ni igihembo gikomeye, kugenda umuntu adapfuye ntiyumva uburibwe bw'urupfu, yarangiza akaza mbere akatangira akagaragara ku isi bakamubona. Yesu ashimwe. Uriya mugore rero witwa Tabita ni umugore akoze ikintu gikomeye, ariko kandi kigaragara nk'icyoroheje, rimwe na rimwe natwe turagikora. Yabayeho ngo icyo yakoraga, yarebaga abapfakazi, yarebaga abakene, nuko bavuze abapfakazi ngo akabadodera imyenda. Yari afite impano yo kudoda. Mu mpano yereka mbabwire, impano yawe Imana yaguhaye ikoreshereze umurimo, yikoreshereze mu Imana. Ibyo Imana yaguhaye bari byo ukora, koko ni ibyo Imana yaguhaye, bari byo ukora mu ikintu gituma Imana ikuzirikana. Impano yari yo kudoda, bakadodera abapfakazi. Umunsi umwe arapfa nk'uko abandi bose bapfa, baramupfunya. Bavuga ngo bamaze kumukarabya bamujyana mu cyumba cyo hejuru, amahoro arabura kubera ko Tabita yari yapfuye. Abapfakazi bararira, abakene bararira. Niba hari ibintu Imana yumva abakene, kumva abapfakazi, kumva abasuhuke. Imana yaravuze ngo umuntu uzarenganya imfubyi, akarenganya abapfakazi, akarenganya abasuhuke, ngo nawe ngo urubyaro rwe ruzaba imfubyi, ngo abagore bazaba abapfakazi. Bivuze ngo nawe azapfa. Niko Imana yabivuze mu gitabo cyo, ndumva ari mu gitabo cyo Kuva niba ntibeshya, ngo umuntu uzarenganya abapfakazi, umugore we nawe azaba umupfakazi, we ngo azapfa. Umuntu uzarenganya imfubyi, abana be nabo bazaba imfubyi, bivuga ngo azapfa.
Yakobo agiye kwandika avuga ngo idini ry'ukuri nirihe? Nirengera imfubyi n'abapfakazi. Niryo ry'ukuri, ntabwo idini ry'ukuri araya turimo. Aya ni amakominote tubarizwamo kandi bikatubera adresse y'aho dusengera. Iyo duhuye tugahuza umutima aribwo ruba rubaye urusengero. Ariko idini ry'ukuri niryo ngiryo. Tabita rero yari mu idini ry'ukuri. Imana yashimaga ngo amaze gupfa amahoro arabura. Amare kubura baravuga bati Petero akicara ari hehe? Ngo ariko koko yari hafi yaho. Barirukanka baramuzana Petero ukicara. Tabita yapfuye. Burya reka mbabwira, hari abashumba Imana yemera batazwi n'abantu, hakaba n'abashumba Imana yemera kandi n'abantu bakabamenya. Ariko hari n'abashumba baraho ngaho Imana ishobora kubitemera kandi abantu babemera. Burya Tabita yari umushumba w'itorero, burya yari umuntu ukomeye kuko yari afite abantu afitiye umumaro, yarakomeye. Tabita agapfa nawe ukaburaho. Petero arirukanka ngagereyo asanga imiborogo n'imiborogo. Reka mbabwire, abantu bashobora gutuma uzuka. Umubabaro w'abantu ushobora kugenda ukagera ku Mana, wamara kugera ku Mana Imana igakora imirimo. Muzasome neza, Lazaro yasuwe ni yarazutse, ariko mu byatumye ngo umubabaro wabashiki be ndetse n'uw'abantu bari baraho ngaho watumye na Yesu arira. Ngo baravuga ngo yo dore ukuntu yamukundaga. Arangije akora ibikorwa, akora igitangaza, arazuka. Après 4 jours, nyuma y'iminsi 4 baramuhambye, arongera agaruka mu mwuka. Ngo nuko Petero ayumvamwe ubutware. Akimara kubona umubabaro w'abo bantu umusunikira kugira ubutware no kugira imbaraga. Ngo arazamuka ajya muri icyo cyumba. Ngo ageze yasanga bararira, ngo bose arabaheza ati mwigireyo. Ngo asigarana, ngo arangije ngo asigara nawe, ngo arasenga, amaze gusenga aramubwira ngo Tabita. Ako kanya iyo umuntu ari mu butware bw'Imana, Imana ikorana nawe. Ako kanya Imana ikorana na Petero, umwuka ugaruka muri Tabita. Arangije ngo arambura amaso, nibwo ngo ahise ahamagara abera b'itorero. Abera ngo ahamagara abera ndetse n'abapfakaza, aramubwira ati nguyu umuntu wanyu, mwakire umuntu wanyu. Imana ishimwe. Gukora ikintu kizatuma Imana ikuzirikana, kikazakurikira n'urubyaro rwawe. Obadiya abana be barakize kubera ibikorwa yakoze, kandi bakize atakiriho. Imirimo ya Obadiya niyo yakurikiranye urubyaro rwe. Gukora ikintu kizatuma Imana ikuzirikana. Bavandimwe, ndagira ngo turebe, ese aba bantu tubabonyeho nk'urugero, hari ikibazo nibaza, ese ibi bintu byababayeho twebwe byatubaho? Abenshi mbabajije kubera kwizera guke bavuga ngo oya, ariko igisubizo ni yego. Kubera iki? Ijambo ry'Imana riratubwira neza mu gitabo cya Yakobo ibice 5 umurongo wa 17 kugera kwa 18 ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Niko handitse. Eliya yari umuntu nkatwe, ngarangije ategeka imvura irahagarara imyaka 3 n'amezi 6, ngo birangiye arongera arategeka irongera iragwa. Ariko ngo yari umuntu nkatwe. Hari ibimenyetso bigaragaza ko yari umuntu nkatwe. Icyambere nuko akimara gukora icyo yari amaze gukora, ategetse imvura ihagaze, yagize ubwoba nawe ashaka ibyo kurya nkuko natwe tubikenera. Kugera igihe Imana imubwiye ngo genda Ikireti kuri ako kagezi, aho abantu batazakubona, ngo ni hafi ya Yorodani. Ntiyamubwira kujya kuri Yorodani kuko ari umugezi munini aho abantu bazaga kuvoma bari kumubona. Genda ujya ahantu hatagaragara, ngo ibikona bizajya bikugaburira. Bivuga ngo ari umuntu nkatwe. Icya kabiri, akimara kwica abahanuzi b'Abayali, Yezabeli yamuteye ubwoba arahunga. Yari umuntu nkatwe. Icya gatatu, yashatse kwiyahura. Yari umuntu nkatwe. Ibyo ni bigaragaza ko yari umuntu ugira intege nke, yabaga atari mu mwuka w'Imana. Yari umuntu nkatwe, ariko kubw'ishyaka, kubw'ubutware yiyumvagamo, yarategetse ibintu byose birashoboka. Pourquoi pas twebwe tutabishobora? Duhagaze neza mu buntu bw'Imana, natwe byashoboka.
nkatwe, yarahagaze ari mu mwuka w'Imana, ari mu mavuta, arahamya abwira Yesu ngo no mu rupfu tuzajyana. Ariko Yesu aramureba ati Petero we, ibyo uvuze ntabwo ubizi, inkoko itarabika uraba unyihakanye gatatu. Nuko byagenze. Icyindi akimara kubona Yesu apfuye, yani wabaye uwa mbere kwirukanka bajya kwirobera amafi, atakaza ibyo yizeraga, kugeza igihe Yesu aramubwira, araza ati yo bana banjye, mukesha ijoro ryose mutararoba, ngaho nimujugunye hariya. Ati yo bagira isoni, ati ntunyegere kuko nambaye ubusa, sindi umuntu. Abona ibyaha byarabisobanukirwa. Ariko Petero ari mu mwuka w'Imana, ahagaze neza, yarategetse ibintu byose birashoboka, tabitarazuka kuko yarahagaze neza. Ariko akiri mu mubiri, ubundi ari mu mubiri wabo, mu mubiri yari umuntu nkatwe. Natwe ibyo birashoboka, natwe ibyo birashoboka. N'abandi Dawidi yari umuntu nkatwe, ariko ahagaze mu mwuka w'Uwiteka yishe Goliyati. Ntabwo ririya buye ryishe Goliyati ntekera ko ryavuye mu mbaraga za Dawidi, ahubwo ryarishowe n'imbaraga z'Imana. Icyo nicyo cyamushoboje. Natwe birashoboka, natwe twabikora, natwe duhagaze neza twabishobora. Igisubizo ni yego. Yesu ashimwe. Bene data, ndagira ngo dusenge Imana, duhagarare mu butware bw'Uwiteka, dukore ibintu bizatuma Imana ituzirikana. Ariko uzi kuzirikanwa n'Imana, Imana ikakumenya izina. Yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, nakumenye utarabaho, utaraba urusoro, nakumenye utaraba urusoro, wari utarabaho, ngo narakumenye. Uzi kumenywa n'Imana ngo kugira ngo ubwirize amahanga. Natwe birashoboka. Turasabwa iki? Turasabwa guhagarara neza twera, turi bazima, tutarangwaho n'uburiganya. Turasabwa guhagarara dufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Igiye guhamiriza Dawidi aravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko shaka. Dawidi se ntiyagiraga amanyanga menshi nk'abandi bose? Uzarebe yakoze amanyanga menshi, ariko Imana iravuga ngo ndabona afite umutima, uko yagiraga umutima uca bugufi wihana. Ngiki icyo Imana ishaka. Niturangiza tuzategeka, tuzabwira umusozi wimuke. Yesu niko yatubwiye ngo ndetse ngo muzategeka, ngo muzakiza indwara, ngo n'ubumuga bwose. Nitwiyumvamo ubutware, ariko ibyo byose bisaba ko tuba turi mu bihe byiza. Bene data, ndashaka, ndifuza ko tugira umwanya wo gusenga, tugasubira mu bihe byiza. Nibyo koko COVID iriho, ariko COVID ntabwo yafashe imitima, yafashe imibiri. COVID ifata imibiri, ntifata umutima. Kandi mu mutima niho Imana itura, umutima niho Imana ishaka. Kandi Imana ishimwe ko tukiriho. Haleluya. Turiho. Abantu bicibwa intege n'icyo kintu ngo bukonje buze bugera no mu mitima. Oya, ahubwo nitwongeye tugira ububyutse nk'uko twahoranye imbere. Ngo nitwibuke umuhamagaro wacu wa mbere, twibuke umuhamagaro wacu wa mbere, dukora ibintu Imana ishaka. Imana ibizatuma ituzirikana n'abantu bakabibona. Koko iyo abantu babimenye, Imana ishisha mu bantu kugira ngo n'urubyaro rwawe ruzabeho, ruzagira benefise, ruzabona ibyiza wararangije no kuva ku isi, bizagukurikirana. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge mu buryo bubiri. Icya mbere, ndashaka umuntu utarakizwa, aribwo bwa mbere agiye kwakira Yesu Kristo, kugira ngo tumusengere by'umwihariko. Kandi ntugire isoni, uhaguruke tugusengere
kugira ngo winjire mu mukumbi w'Imana. Umwe naho yaboneka mu ijuru impundu ziravuga. Utarakizwa arahari cyangwa ntawe. Muzi impamvu mbivuga gutya? Maze iminsi maze kurambirwa, turavuga ngo abihannye ni bande, ukabona urusengero ruruzuye icyumweru cya mbere cya kabiri umwaka ugashira, nkategereza ko abantu baziyongera ngo twagure urusengero nkabibura. Naho bishatse kuvuga iki? Nuko tudasobanukiwe icyo tuba twavuze. Abantu bakire Yesu Kristo nk'umukiza bafite ikigeragezo cyo guhora bagwa. Ibyo ni ibisanzwe mu buzima. Niyo mpamvu umuririmbyi yarembye ngo mpisemo guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza ke. Ibyo ni ibisanzwe. Aba nibo bahora bahaguruka, kandi dukeneye abashya. Dukeneye baraba nk'urumogi, dukeneye baraba nk'ibiyobyabwenge, dukeneye za ndaya za hariya hirya no hino. Izo nizo dukeneye kugira ngo nazo zihane zimenye Yesu Kristo nk'umukiza. Naho babandi bakijijwe, mwebwe murasaba guhora mwezwa umunsi ku munsi, ku gato no ku kanini, kandi mukabikora uko mugiye kuryama nuko mubyutse, nuko umaze kwandura, kuko ibitwanduza byo ni byinshi. Niyo mpamvu mbaza ngo ninde nkabasaba bene data, ntukaze mu rusengero utararitse. Ubu ubona ukeneye gukira, kuko ahangaha niho babibonera. Nibyanga tuzabasanga mu ngo iwabo, tujye tugenda tubaganiriza. Ubu rero abari hano ni ukuvuga ngo mwese muri abakristo bakire Yesu Kristo. Igisigaye ni iki rero? Ubwo ni uburyo bwa mbere bivuze. Hari uhari ntawe, kuko ntekereza ko umuntu yari bukizwe ntabwo agombera kuvuga ko abantu bavuga cyane. Burya wa muntu bagomba kuvuga bagatoteza umuntu akazana amagambo y'iterabwoba, urya muntu ntabwo abakijijwe. Niyo mpamvu yongera akagenda. Ubundi umuntu uri bukizwe bapfa ijambo rye kurangira yahagurutse. Naho wa wundi n'ubundi aragenda, irya terabwoba iyo rishize arongera agasubira inyuma. Ntabwo Imana icisha abantu mu madirishya. Oya, Imana ni inyambabazi, ahubwo ishaka ko umutima utsindwa n'urubanza ukahaguruka tukagusengera. Hari uhari nawe. Okay, icya kabiri rero, mpisemo guhora nkizwa. Ndagira ngo dusenge kugira ngo Imana iduhe ububyutse mu minsi ya none, kugira ngo natwe duhagarare neza. Icyo cyo kiratureba twese. Icyo cyo ni cya buri wese. Murahaguruka tugisengere, kuko ni ukuvuga ngo turi abakristo dukeneye ububyutse. Kuko icyo ikibazo ni dufite ni intege nkeya. Icyo cyo turagisengera. Data wera, reba abantu bose bahagaze bafite icyifuzo. Dukeneye ububyutse nk'ubwahozeho, kandi buri muntu wese ububyutse buza mu mutima we. Baba, dukeneye imbaraga ziva mu ijuru, zimwe wahaye abatubanjirije bagakora umurimo bashize amanga. Iki ni cyo gihe kugira ngo wongere ukora umurimo, kugira ngo tubwirize abanyamahanga n'abatarizera iby'ubwami, nabo bizere bahindukire bakumenye. Ngira itorero ryawe iryo waduhaye kugira ngo tubane naryo muri iyi minsi. Icyo tugusabye ni umwuka wera n'imbaraga, kugira ngo abantu bahamye mu ngeso zabo no mu bikorwa, ndetse data naho bagenda imbuto z'umwuka wera zibarangiye. Icyubahiro kibe cya Yesu Kristo. Amen.